marembo y'ijuru. Haye njye narayeyo ku marembo y'ijuru, igihe yanyibutse n'ijoro ry'umuruho. Nari meze nk'utagira ingano, nasetse ibirenge ngo ngere kw'iriba. Naririmbaga iz'urukumbuzi, z'ambabazi nyinshi zinyegeza hafi ye, y'amagambo meza amesha kwinjira. Ndimizwa ndemera, dore naraye ku marembo y'ijuru. Simfite isoni zo kwinjira, yambabariye ibyahise. Kumbe nasanze ko byabuye ni Yesu, ko naraye kuri murembo niseguye Kristo. Amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru. Narayeyo, naraye ku marembo y'ijuru. Narayeyo, naraye ku marembo y'ijuru. Ubwe yarabivuze ati, Yakobo nakwibutse, uhinduye ubwoko bw'Imana. Muri we ndemirwa, cyaremwe gishya, ngabirwa na cya gihugu cyose. Z'ambabazi nyinshi zinyegeza hafi, y'amagambo meza amesha kwinjira. Ndimizwa ndemera, dore naraye ku marembo y'ijuru. Simfite isoni zo kwinjira, yambabariye ibyahise. Kumbe nasanze ko byabuye ni Yesu, ko naraye ku rurembo niseguye Kristo. Amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru. Narayeyo, naraye ku marembo y'ijuru. Simfite isoni zo kwinjira, yambabariyeyo ibyahise. Kumbe nasanze ko byabuye ni Yesu, ko naraye ku rurembo niseguye Kristo. Amateka yanjye ahindukira ku marembo y'ijuru. Narayeyo, naraye ku marembo y'ijuru. Nakiriye ibisubizo ku marembo y'ijuru. Narayeyo, naraye ku marembo y'ijuru. Oh, narayeyo ku marembo y'ijuru. Oh, thank you, God. Thank you for your love. You love me. Thank you, thank you. Mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye ugenda unshobozamo, Mana urakoze cyane. Nkuko mubibona rero, ni Hiro Eric nagarutse nongeye kuza kubaganirira, ariko mwumvishe ko dutangiranye no gusubiramo indirimbo yitwa Amarembo y'Ijuru, yahimbwe n'umuhanzi witwa Israel Mbonye. Iyi ndirimbo ni nziza cyane, ku marembo y'ijuru. Buriya hari igihe umuntu afite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye abantu batamukemurira,
yareba iburyo ibumoso cyangwa imbere n'inyuma akabona ari nta nzira, ariko mu by'ukuri wowe ufite ibibazo utari warara ku marembo y'ijuru, nkwifurije kurara ku marembo y'ijuru, nkwifurije kwegera Yesu, nkwifurije kwegera umwami n'umukiza, ukabasha kugera ku marembo y'ijuru, kuko ku marembo y'ijuru niho hari byose, niho hari umwuka wera, niho hari ubutunzi bwose, niho hari ubuntu, niho hari neza. Muri Yesu nta kibuzemo. Rero nkwifurije ko nawe roho yawe wowe ubwawe nawe wazigira ku marembo y'ijuru, kuko buri umwe wese yahagera, turahemerewe, nta n'umwe uhahejwe. Yego rero nk'uko nakomeje kubibabwira, nafashe umwanzuro wo kuzajya nsubiramo indirimbo z'abahanzi bakora gospel, bitewe n'uko njye ku bwanjye kubasha gusohora indirimbo nayitunganyirije, ngire ngo wenda ku bantu babizi, gutunganya umuziki bisaba imbaraga nyinshi cyangwa se ubushobozi bwinshi. Imbaraga zo zanjye muri njyewe nzifitemo, ariko izindi ziza zunganira production na promotion y'umuziki niho hari ikibazo, ariko nizera cyane ko igihe kigiye kugera ibi bikarangira, mukaba mwabona indirimbo zanjye zikoze mu buryo bugezweho, binyuze muri studio ndetse no muri video. Ariko ibyo byose ndabibabwira kubera Imana, kubera Imana niyo yambwiye ati wowe aho kugira ngo wicare nubwo wabuze ubwo bushobozi, ariko impano naguhaye hari ubundi buryo waba uri kuyikoreshamo mu gihe igisubizo cyawe kikiri mu nzira. Igisubizo rero kizaturuka hehe? Imana yaremye abantu kugira ngo ibakoreremo, niko mbitekereza mu bwenge mpamya ko butari bwinshi cyane, kuko nta muntu wavuga ngo mfite ubwenge bwinshi, ariko icyo mpamya neza cyo nuko cyangwa uko mbyizera nuko Imana ikora ibintu ibiturukije cyangwa se ibikoreye mu bantu bayo, ishaka gusohoza ubutumwa bwayo. Niyo mpamvu rero nsaba buri muntu wese waba uri kunyumva, urwego urwo ari rwo rwose yaba ariho, by'umwihariko ku muntu wabona iyi video azi ibyerekeranye no guteza imbere umuziki, yampamagara kuri nimero yanjye ibiri ku kiganiro, hanyuma tukaba twaganira, tukaba twajya inama y'uburyo twafatikanya, maze my talent ikakomeza kuba yakaguka kurushaho, none mu buryo bukomeje kuba professional. Ariko nawe udafite ubumenyi kuri production, kuri promotion ya gospel music, hari icyo wakora ukaba ushyize itafari rikomeye ku muziki wanjye, ku mpano yanjye. Icyo nta kindi, niba utari wakora subscribe, wayikora, hanyuma wakanda no kukazogera, kugira ngo video zanjye ndetse n'ibihangano byanjye bizakugereho igihe bigiye kuba byasohoka, mu gihe bizaba byasohotse. Kandi wakora share na like kugira ngo video zanjye zikomeze kugera kure ndetse no ku bandi bagiye batandukanye. Hariho wansabye kuzajya ndushaho kubaganirira, niyo mpamvu byanyankuraje gukomeza gusubiramo izi ndirimbo. Ariko nawe waba ufite igitekerezo, inyunganizi, wabicisha muri comment,
byanaba ngombwa ko wampamagara ukaba wampamagara tukaganira nta kibazo. Buri gihe mba ndi available, ndahari, sindi uwanjye ahubwo ndi uwanyu. Mu by'ukuri iyo numva hari umuntu ungira inama, iyo numva hari umuntu umpaye igitekerezo, biramfasha cyane, biranyagura, birushaho kunyagura no kunyongerera ibyiyumviro. Rero nkasoza nshimira ukuntu mukomeje kunyereka urukundo, mureba izi video ariko munazisharinga. Rero aho umuntu yaba ariho hose, wowe mu diaspora, wowe munyarwanda uri imbere mu gihugu, wowe mu Rwandaphone, nawe wundi ushobora kumva ikinyarwanda, mu by'ukuri ndagushimiye ku mwanya ufata ureba iki kiganiro, ndetse no ku nama ushobora kungira cyangwa se n'ubufasha ushobora kumpa ubwo ari bwo bwose buremewe. Ndikumva nasoreza hano, ariko nkomeza kubabwira yuko tuzakomeza kubana binyuze mu buryo bugiye butandukanye ubwo ari bwo bwose. Nta rungu muzagera kuri Hero Eric channel. Ciao ciao.